isomo rya mbere nakuyemo namenye ko abantu dusangiye urusengero tudasangira ubuzima. Ikindi cya kabiri, nagiye naha agaciro urusengero kuko namaze iminsi ndafite uburyo bwo kugera mu rusengero nkumbura indirimbo zo mu rusengero kugeza ubwo nahamagaraga buri muntu wese nkamubwira nti wambabare ukaza ukandirimbira indirimbo yo mu gitabo. Umunezero wanjye nuko nkuri kirenge ku ruhimbi numva nkoreye Imana, nkumva uwahansubiza just iyo mvuye ku ruhimbi nkumva ntacyo navuze nasubira kuhakosora. Icyo nicyo kimbera umunezero. Naho kumbwira ngo ni igiterane cyuzuye kirimo benshi batureba na benshi badukomera amashyi, nibo benshi baduhindura, ni nabo benshi batwanga. Kuri korari Gakenke kuri paruwasi ubwo saririmba iki nyine atumvise atanga yikorera geste akigendera gutyo agataha kandi yitabira repetition. Uvuga guhaguruka akarebera ku bandi mugahaguruka, wigisha guhanga amaso ku munwa. Byankoze ku mutima biteye ubwoba. Ikindi muri iri vugabutumwa ryankoze ku mutima ni ishyaka n'umuhate w'umugabo witwa Gakumba nawe utabona, ni umukozi w'Imana hano kuri paruwasi y'iwacu i Remera. Niba turariri asenga zatumye mbwira Imana nzajya nza muri niba turi, niyo mpamvu mva ikinye nkaza kwigisha niba turi wanye Kabuga. Urabona urugendo rurimo. Ariko niba umuntu utabona agiye akajya muri niba turi Anicet nsigaye ndi gukora iki? Ikindi ntabwo nakozwe ku mutima n'ubwinshi bw'amafaranga yatanze. Gikinkora ku mutima n'ubukristo umuntu yatanganye, kuko ntabwo kuduhitura ari ukudufasha, ni ukuramya Imana muri twe, kuko juste twe twagufashije tukubwiriza. Kuduha ituro rero ntabwo nafata ituro ngo ndigurane ibyo wanyumvishemo. Oya, niba hari n'undi ubitekereza gutyo ntabwo ariko Anicet nteye. Imigisha n'amahoro be kuri we nshuti ufunguye iki kiganiro, by'umwihariko wowe wahisemo ijwi ry'umukanguzi kugira ngo abariho uza kuganirira natwe. Uhisemo neza, Imana iguhe umugisha. Tunejejwe n'Imana mu mitima yacu ko tugiye kubana nawe. Imana iguhe umugisha. Nitwa Fidele Gatabazi, Musa ari kuri kamera, imbere yacu hari umukozi w'Imana Anicet. Imana ishimwe. Hari umuntu uba asanzwe aba ku mukanguzi, ariko ku muntu uje ari ubwa mbere akandi subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ajya ahora abona ko hari ibiganiro bishya twashyizeho, hari n'akazogera kandaho kugira ngo abone ko notification igaragaza ko hari ikiganiro gishya dushyizeho. Uwo muntu rero Imana imuha umugisha, ari uje ari ubwa mbere ari n'usanzwe aza. Na Anicet niyomugabo. Nta kosa nkoze kuba nkuvuze. Ntaryo rwose, ahubwo ngira izina njya nibagirwa. Habiyaremye. Mu bisanzwe niyaba ku byangombwa Habiyaremye Anicet. Ku buryo umuntu ashobora no kuba agiye nko kohereza nk'amafaranga akavuga ngo siwe. Weretswe bagiye kuyohereza. Cyane. Anicet niyomugabo Setia Abdulkarim nayikoresheje mbere. Hanyuma uyu munsi ni Habiyaremye Anicet, ariko na amazina yanjye yombi ni niyomugabo Habiyaremye Anicet. Yego, na Anicet tugiye kuganira, tugiye no kuganira noneho ku bintu biri bukore ku buzima bwe cyane bwa buri munsi kurusha kujya deep cyane. Uyu munsi birasa naho birabibyuye. Ntibiba amaraso. Ni ibyuya gusa biba hano ku ijwi ry'umukanguzi, kandi no umugisha mu by'ukuri kuba abantu baba bagiye kumenya bimwe na bimwe mu murimo w'Imana. Anicet usibye kumubona ari kubwiriza, ariko menye ni muntu ki, akunda iki, ababazwa n'ibiki se, n'ibiki ahuriramo nabyo. Cyane cyane ko abantu bagomba kumenya ko hari n'intambara nyine umuntu agomba guhuriramo mu murimo. Ntabwo ari inzira igororotse, irimo ibintu bigiye bikomeye kandi bitandukanye. Rero kugira ngo iki kiganiro kize kugira umumaro ku muntu uri bucyumve, twifuza gusenga Imana kugira ngo bari ikiyobora. Mana Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana nziza y'ukuri. Watumenye kera, uratwihamagarira, uratwiyegereza, uduha ubuntu n'umwuka wo guhishurirwa uriwe. Turakumenya kuri Data wa twese, izina ryawe nirishimwe. Haleluya. Umaze kutubera Data, uduha incungu, uduha Kristo kugira ngo abe mu mwanya w'ibyaha twari turimo arabihorwa. Bituma inzigo yawe ikurwa kuri twe, urangije uduhindura baraganwa na Kristo. None uyu mwanya waraduhamagaye. Haleluya. Waraduhamagaye utugira abana b'ubugingo. Nta kiruta ibyo. Uvugana natwe tukakumva, uratwiyereka tukakubona.
niko wabwiye abigishwa waravuze ngo ngiye kujya mbiyereka nyamara ab'isiho ntibazambona ariko turakubona tujya tukubona uratwihishurira uvugana natwe turakumva niyo mpamvu dusenze kugira ngo mu buryo bufatika uyu muntu agukoreho mu buryo bugaragara kubone no mu buryo bw'imirimo yawe itera impinduka ku buzima bw'abarwayi bagakira itera impinduka ku bapfuye bakazuka itera impinduka ku bababaye bakanezerwa itera impinduka ku baboshywe bakabohoka iyo mirimo igaragara ukorane natwe kuruta uko usanzwe ukorana natwe none n'iteka ryose Yesu Kristo amen. Nabonye umukunzi mwiza yarankunze namuzi yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe izo ngoyi ze zanteye kuimbata ye rwose ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose nabonye umukunzi mwiza kera yaramfiriye yaranguza mu bugingo nawe yaranyihaye none ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi nabonye umukunzi mwiza byose arabishoboye ajya ndinda kaga kose mu nzira ijya kumuhanga amaso iteka bizangiza intege nke nshira ubute nyuma nzatabaruka nshira ubute nyuma nzatabaruka. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Turagushimiye inshuti wafunguye ikiganiro. Yesu yatubereye umukunzi mwiza kandi umuririmbyi yavuze neza aravuga ngo nta bya none nta nibizaza byazadutanya na Yesu. Yarakoze rero ko yadukunze tutamuzi akadufatisha urukundo ari rwo umugozi ari rwo rukundo rwe. Imana ishimwe. Mu kintu cya mbere duhereyeho harimo nuko uririmbye abantu ntabwo bari bakuze uririmba. Ubwo ikiganiro nawe cyatangiriye beje nabyarodoshye. Abantu bakurikiye ijwi ry'umukanguzi ntekereza ko bashobora guscrollinga ibiganiro byose bakabona abantu baririmbe nka hamwe cyangwa habi ko ntabwo mbishobora ariko biri mu bintu nkunda kuruta kandi unakora neza buriya. Sure. Yes. Imana igukoreyemo impumuro. Amen. Yego abantu dukunda kuba mu buryo mu rusengero gukorera Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi tugatekereza ko Imana ari Imana nyine yo muri ibyo gutyo gusa atari Imana igera no mu buzima bwacu busanzwe. Hakaba n'uburyo ushobora gutekereza iby'ubuzima busanzwe umuntu akavuga yuko wavangiwe cyangwa se ko uri gukora amakosa akavuga ngo ngo uri kuzanamo ibintu by'isi ngo mu bintu by'Imana. Ni gute ubuzima bw'Imana
bukora no ku butunzi bw'umuntu cyangwa se bukora no ku mibereho y'umuntu mu buzima busanzwe. Hari ikintu abantu bakwiriye kumenya, twambaye umwuka w'Imana ariko mu mubiri wo mu isi. Yego. Niba dufite umwuka w'Imana mu mubiri wo mu isi, ntabwo Imana izadukoreshereza mu ijuru, tuyikorera turi mu isi. Ahubwo icyo tugira ni itandukaniro n'ab'isi. Naho kuba mu isi niho turi, ariko dukwiriye kuhaba tugaragaza ishusho y'Imana muri twe. Yego. Ni ngombwa rero ko umwuka w'Imana agaragara mu mibiri y'ab'isi, mu mibiri yacu. Hari n'uburyo urwara cyangwa se twagira gute ngo urwara ukaremba, ushobora no gupfa. Korari yo kwishywa yararirimbye iravuga ngo rimwe na rimwe imvura igwa mu mirima ya twese, tugasangira ibishyimbo, rimwe tukabibura n'imbabura zikamanikwa. Hari amakuba yo mu isi duhura nayo, kimwe n'uko turya hari abandi baburaye. Bijya bikunda kubaho, hari ubuzima rusange umuntu wizera abanamo n'abantu batizera. Mushobora gutega bisi imwe, mushobora guhurira ku murongo kwa muganga, mushobora guhurira mu isoko, mushobora guhurira kuri salon de coiffure, byose birashoboka. Hari uburyo umuntu atita ku mubiri we cyangwa se akumva umubiri uzabura, umubiri ni ubusa, ni icyondo, ni itaka, ni ibiki, ukumva yuko nyine wowe uri uwa Kristo, uri uw'Imana. Aho ngaho ntabwo umuntu aba avangiwe cyane, kuko Imana yaradukunze. Uwo mubiri utari kwitaho niwe Imana yashyizemo ubutunzi bwitwa umwuka we. Bya bindamwe badakora siporo ngo kwitoza k'umubiri ngo kugira umumaro ngo muri bike, uwo mumaro muke se wo bawubonye. Ahubwo siporo mu mwanya wayo naho ikorerwa, kuko hari abantu bajya muri siporo bakamera nk'aho bakoze iby'urukozasoni. Birashoboka bitewe n'umwambaro wakoranye siporo. Hari umuntu ukorana umwambaro ugaragaza ibice by'ibanga by'umuntu. Tujya tubibona. Urugero, ushobora nko kuba ugasanga umuntu ni umukristo, ari muri pisine, yifotoye ifoto ye ku karubanda. Uretse no ku karubanda, aho wagiye koga ni mu ruhame, hari n'abandi mwahahuriye. Kandi uretse n'umukristo ubibujijwe kugira ngo arinde icyubahiro cy'umwuka w'Imana utuye muri uwo mubiri, kuko umubiri d'abord ni urusengero rw'umwuka w'Imana uri muri twebwe. Ndibwira ko n'urubyiruko rwa none rushyize amaso mu iterambere ryabo, ukamenya ko uzaba depite, ntabwo wajya koga muri pisine ngo wifotore wambaye ubusa, kuko umunsi uzaba uri depite, iyo foto izagaruka. Umunsi uzaba uri minisitiri, iyo foto izaza. Umunsi uzaba uri perezida, iyo foto izaza. Rero tubirinde none, turinda n'ejo hazaza. Ntabwo ari umukristo gusa, n'umuntu ushaka kugira indangagaciro irinzwe kandi y'icyubahiro mu buzima bwe. Ibyo nabyo abyibuka. Yego. Nashaka kugera ku kintu kijyanye nyine no kwita ku mubiri, amafunguro umuntu arya, imyambaro umuntu yambara, ibikorwa runaka umuntu akora, ko hari igihe bigorana. Anise, mu gihe umaze mu muhamagaro wakiriye agakiza, nibiye bintu byiza uhora uvuga uti wawe, ntago nahisemo nabi kuba narakiriye Kristo? Iyo ndi mu materaniro hari uburyohe bw'umwuka bujya buba muri nge, cyane cyane iyo numva indirimbo, ubuhanuzi cyangwa ijambo ry'Imana, mu gihe hari umwigisha wigishije ubugingo bwanjye. Ko bijya bishoboka ko hari unyigisha ntiyigisha ubugingo, nkumva ibyo ari kunyigisha birasanzwe, ntibituma muhinyura kuko hari n'abandi bifasha. Ariko hari indirimbo zijya zinezeza, none nkumva kuki natinze kuza kumva ibi bintu. None nakumva Imana ivuganye nanjye, haba mu buryo bw'ijambo, ko hari igihe Imana ivugana nanjye nkumva ikunganiriza, bitari mu buryo bw'ubuhanuzi runaka ngo nakanwa k'umuhanuzi gutyo ari umwigisha. Hari n'uburyo Imana igihembura ubugingo bwanjye mu ndirimbo, none nkumva ibyo birabaye. Noneho iyo ibyo bibaye, nezezwa cyane kandi nkagira igitsikamutima cy'uko numva nakumva ijwi ry'impanda. Numva yego, Imana ivuze nakumva ijwi ry'impanda, biranezeza, nkumva ndyohewe nabyo. Ariko kandi byangize n'undi muntu mu ruhame rw'abandi, ko Anicet tutarakizwa yarabangamye mu maso y'abantu bakijijwe n'abadakijijwe. Ariko noneho Anicet ukijijwe, ntekereza ko nabangamira uwanga ibyiza. Naho abakunda ibyiza, naho nabangama nihuta gusaba imbabazi, ko nabyo byambaho. Rero ubwo buryohe bwo kubera abantu umumaro butuma nezezwa n'ubundi we none muri Kristo Yesu. Hari abantu bakubona hano ku Ijwi ry'Umukanguzi, bakubona mu nsengero zigiye zitandukanye, bakubona uri kubwiriza ubutumwa bwiza. Ibi bintu bibamo imbogamizi cyangwa hari obstacle mugenda muhura nazo? Nyinshi cyane. Zimwe hari zo mutavuga, ariko hari n'izo ushobora kubwira umuntu uti nge mpura n'ibintu nk'ibi ngibi. Nyinshi cyane. Hari n'izo ntihanganira, iyo mpuye nazo nkabona uzinteje,
ayoboye abandi ku buryo azazibateza. Nsa n'umwereka ko twese tutabifata gutyo kugira ngo najya kubikorera n'abandi azatsikire niba afite umwuka w'Imana muri we, ariko hakaba n'izo nihanganira mugenzi tewe n'abakristo bato mu gakiza ya kugira ngo nabo barye ku mbuto zo kwihangana muri twe. Ariko hari n'abakuru muri twe bashobora kuba batuyoboye mbyite gutyo mu nshingano zo hejuru, iyo tuvuga pastorali cyangwa muri evangelization nshobora guhura nazo. Nigeze mba ndi kwigisha ahantu hamwe, umuntu umwe yari umushyitsi ariko ari umushumba, yitaba telefone mu buryo bwaturogoye twese. Aritaba rwose ari ku ruhimbi, ndamwantinya kubahwa mutambuke gahoro gahoro mwitabire hariya. Ni gutyo nabivuze rwose. Wari uyoboye? Nari ndi kubwiriza. Yitaba ari kubwiriza? Yego. Noneho ndamwanti mwatambuka gahoro gahoro mukitabira telefone hanze nta kibazo, kandi nakoresheje iryo jambo nyakubahwa. Nari mbivuze mu buryo butari umuco kuri bamwe, ariko ntabwo ibyo yakoze nabwo ari byo bitunganye kuruta ibyo nakoze. Ngeze hanze afunga ingumi, abantu bari batashye arambwira uti reka nguhugure. Nge ngira ngo impuguro nyine agiye kuzimpa nka gishumba, ko namubwiye uti natambuke kuri, ariko kandi byatumye ibyo namubwiye byatumye bidatinda mu matwi y'abakristo ko byaragize. Ariko arangije arambwira uti reka nguhugure, afunga ingumi. Mbona urugamba n'urw'umubiri, ibyo rero nabyo byarantunguye. Hari n'ibindi tugenda duhura nabyo, ukagira mu iteraniro umuntu akakubwira uti iteraniro rizamura risige hejuru. Nge sindamenya hejuru arihe baba bavuga, ntabwo nzi ndarizamura. Turabona ndiguhaye ngo riri hejuru. Hejuru bavuga simpazi, niba ari muri wa mwuka wo hejuru. Dayere n'abantu bari kuvuza induru nyine, bari n'abantu bakunda gukurikira inyigisha n'iseti ndi kwigisha. Ntabwo nkunda iteraniro riba ririmo urusaku, ko sicyo nita gufasha. Ntabwo mbikunda, sicyo nita gufashwa. Kumbwira ngo ndisigaho ngaho mba numva ndisiza habi kuruta ahandi. Rero ibyo tugenda duhura nabyo, imbogamizi nyinshi zibyara n'intambara zivamo impaka, ku buryo hari naho baduhamagara ntituzongere kujya akatubwira uti nimuvuge ibi. None igitangaje kinababaje nuko hari aho tugera tugasanga uhayoboye afitanye amakimbirane n'umuntu wicaye, akavuga uti wowe uze kubivuga nk'aho ari Imana ibikubwiye, wabiceceka bikaba intambara. Ni intambara nyinshi zigenda zizamo. Hari n'abatumva ubutumwa bwiza nk'uko umuntu aba butanze, bakabyumva muri context yindi, cyane ko iby'umwuka burya bibwirwa abanyamwuka, ab'umubiri bo ni rimwe na rimwe babyumva nk'uko bisobanuwe. Yego. Si uburenganzira bw'umuntu se kukubwira ngo uze kwigisha kuri sije iyi n'iyi nkurikije uko nshaka ku iteraniro. Yateguye ibyanditswe byera kuko umuyobozi abera iteraniro maso, biroroshye kuguha icyanditswe, aguha verset biblique, akubwira uti turi kuri uyu murongo, biremewe rwose, ibyo ndabyemera 100%. Ariko noneho kukubwira ngo uze kubikora mu mwanya w'umwuka kandi ari ubikubwiye, ntabwo nabwo ari ubukristo. Yego. Anise, hari umuntu, hari umukobwa ukunda nk'umusore kubera yuko ari umuvugabutumwa, undi agakunda umukobwa ko yenda ari umuririmbyi. Impano cyangwa se uko kubwiriza ubutumwa byanyu bihurira he na Anicet wo hanze? Ubundi ubusanzwe impano y'Imana itari igikundira umuntu yifite. Icyo gikundira umuntu agomba kuba gifite nacyo, kuko utagifite iyo mpano y'Imana ntacyo yabimaze kuri we, kuko ubwiza bw'impano y'Imana bujya ku muntu Imana ikoresha. Ashobora kugukunda gutyo rero bikana attractinga amarangamutima ye, none hari umukobwa akifuza umugabo umeze nkawe. Ariko bibuke ko akenshi umuntu wo ku ruhimbi atandukana n'uwo mu rugo. Mu gihe uwo ku ruhimbi ntabwo cyaha kumubaho acyaha umuntu by'umwihariko, anacyashya cyaha ibijyanye no mwiyobokamana. Ariko wo mu rugo hari jya kubwira uti iki kintu singikunda gutya, birashoboka cyane. Wari uvuze ngo Anicet wo mu rusengero cyangwa mwivugabutumwa atandukanira he n'uwo mu rugo. Hose Anicet aho ngoranira, nanjye nzi ko ari mu ngorane, nkunda ngo umuntu ankorera ibyo nkunda, kandi niba ansabye icyo akunda abanza icyo nanjye nkeneye kugira ngo mbone ko yanyitayeho. Kuko se ntiwikunda? Exactly, niko nteye, ko mbere yo gusaba umuntu urukundo mbanza kwiha uruhagije. Wenda sinzi niba ari uruhande rubi rwanjye, wenda murufate nk'intege nkeya zanjye, ariko mbere yuko ngukeneraho ibihagije mbanza kubyiha kugira ngo wowe ubone ibyo uzanshakaho, noneho icyo ushakaho kizahinzira icyo nanjye ngushakaho. Ntabwo nkunda gusaba byose umuntu.
nkunda umuntu ugira icyo ansangana kandi akacyubaha kuruta icyo anzaniye. Niko mbayeho, kandi iyo myanzuro ishobora gutuma biba ibintu bishaririye. None ikindi cya kabiri, burya ahantu habereye ingorane ni uko Anicet wo ku ruhimbi ari mu muhamagaro, noneho mu rugo ashobora kujya kuhayoboza umuhamagaro. Hari ikintu abantu rero batajya bamenya, ko Anicet wo mu rugo akwiriye kuba Anicet y'amaso y'Imana nubwo atari imbere y'abakristo, kandi no ku ruhimbi ntiyagiye kwiyereka abantu, yagiye kwiyereka Imana. Hose ugomba kuhakora ibyo gukiranuka. Rero ku rwego wa muntu washimye impano yawe, ubwo ndi kuvuga mu buryo bw'ubusore, wa muntu washimye impano yawe agomba no gushyigikira umuhamagaro. Ahabera ingorane nihe rero? Nuko akunda icyo wakoze atazi umuhamagaro w'Imana ukigukoresha, ku rwego ashobora kuza akakubwira n'ibindi akunda bishobora kwangiza wa muhamagaro. Aho rero mpagira inshingano za ndanze, za hoya, za ntibishoboka, bikaba byabangama cyane nk'abana b'abasore mfite, ko mfite abana ndera mu rugo urabizi, mfite umuryango munini cyane. Hari abana ndera nshobora gucyaha mu buryo ndashaka ko bakoramo ibyo bakora kandi ari uburenganzira bwabo, ariko noneho nanjye nkagaruka mu nshingano z'uwo ndiwe muri Kristo Yesu, ariko kandi nka papa mu rugo, noneho nkabacyaha gutyo bikaba ibibangamye. Wabona Anicet wacyashye, wamubona ku ruhimbi ari kuvugana ubugwaneza ukagira ngo gucyaha kwe ntiguhari. Ibyo byose rero byubaho iyo bidakoranwa ibyaha. Ntabwo umuntu avuga ko usoje uvuga ngo iyo bidakoranwa ibyaha, ariko umuntu ashobora guhita avuga ati ni umupagani kuko agira amahane, kuko acyahanye nyine cya gitsure cyangwa cyaki. Abantu bakagira ngo uko umuntu nyine yoroheje, uko aseka, uko agira gute no mu rugo, nuko n'umwana n'iki bintu byose. Ntabwo igitsure cy'umubyeyi gikurwaho n'umuhamagaro afite, kuko no kurera ni umuhamagaro. D'abord kwanza kububwiriza, twe twabaye ababyeyi mbere yo kubyara, kuko twabanje kurera ababyawe n'abandi ariko mu buryo bw'umuhamagaro w'Imana. Niyo mpamvu no kurera abawe nabo bijya mu igitsure, abo rero uhagarariye cyangwa mu nzego bwite ushobora kuba uyobora mu bijyanye n'imirimo mu nzego bwite za leta n'iki, hose hajya igitsure, kubera ko abantu bose ntibayoborwa n'umwuka. Impamvu mu rusengero hatajya igitsure ni uko barekera umwuka ngo abayobore. Hanyuma impamvu mu rugo ushobora gushyiramo igitsure ni uko abo bana uri gucyaha, cyangwa se n'uwo mu bana birashoboka ko ashobora gukora ikintu mu buryo butari bw'umwuka ukamucyahisha ubwenge n'igitsure. Birashoboka ko turi abayobozi. Hari ahantu bashobora kuguhamagara ntujye kubwiriza. Yego. Ni ukubera iki? Iyo babaye bashaka ko njya kwitangisha nsaba amafaranga ntaho najya. Ntaho najya rwose, kuko ntabwo nabumbura Bibiliya ngambiriye kubwira abantu ngo bampe amafaranga, ariko kandi si uko ibyo biterane ntabitaha, njyayo kugira ngo ntere inkunga. Ariko kuki se wowe wumva utabikora? Ni icyaha? Ntabwo iyo mpano nyifite, ntabwo mbifata nk'icyaha, ariko nabwo simfite impano yo kubumbura Bibiliya, mfite ikindi ngambiriye cy'umubiri. Yego. Ni ugushyigikira umurimo w'Imana. Ni urusengero turi kubaka. Hari ubundi buryo bishobora gukorwamo, kuko abantu bibeshye cyane bituma n'abandi bababeshya. Ushobora kumurika igikorwa abantu bafite hariya ukabateranya ukavuga uti dufite iki gikorwa, nimudutere inkunga, bitanyuze mu gusoma Bibiliya. Rero njyewe iyo binyuze mu gusoma Bibiliya mpita njya inyuma yabyo. Yego. Hari uburyo abavugabutumwa kenshi na kenshi umuntu abana navuga ati Anicet buriya se nashobora kumutumira iwanjye, cyangwa se iwacu kuri eglise birashoboka ko twamutumira, buriya ntahenze, ntashobora kuba ari mu giciro kizamuye cyane. Iyo umuntu aguhamagaye, mu by'ukuri abantu nyine babona Anicet bazi n'ijwi ry'umukanguzi, amenye ngo Anicet aba ku giciro iki n'iki kugira ngo aze kubwiriza. Ikintu cya mbere ngenderaho ni kimwe, umpamagaye yubaha ibyo akora, kuko iyo utubaha iby'iwawe ntuba wubaha nanjye uje kubikoramo. Icyo ni icya mbere. Ikigaragaza ko ubyubaha ni iki? Hari umuntu ubyuka akabyuka aguhamagara ngo uyu munsi urahari, nta gusoma Bibiliya, ntiwasenze, juste nawe ntiyigeze abiha umwanya ngo abitegure ngo ejo nagize akazi kenshi ngo nibagirwe amateraniro. Njyewe mwese nubaha iteraniro kuruta indi mikorere yose ihaba. Rero iyo usuzuguye umurimo w'iwawe mpita nkufata nk'usuzuguritse, ibyo ntibinzana, mpita nkubwira ntisinza. Hari n'umuntu uguhamagara agahita akubwira uti harya uracyaba mu mwuka w'Imana, nkaho wamuhagaze imbere akabona agateganyo kuko nta mwuka uzakubamo. D'abord tubanze twubahane nk'abakristo, icyo ni kimwe. Noneho kabiri, ikindi gituma ndashobora kuza iwawe ni igihe umpamagara ushyiraho amafaranga, ndaguhaye. Nta mafaranga wabona yatuma nzi iwanyu, ntayo ntayahari, kuko
mu buzima busanzwe mfite imirimo nkora, yego, mfite abana mbyaye 3 ariko ndera abana juste bageze mu 9, abo bariga. Umwana uri ku ishuri ntayo wampa tunayabariye y'umunsi ngo ahure n'imyambaro naje nambaye nibura ngo mpanaguze ikote, nindahanaguze ikote ngo mbone n'amafaranga nibura tugabanye yayandi ufite mbone yakishyurira umwana ishuri, ntabwo byavamo. Rero iyo mbishyize mu mafaranga wowe ukabishyiramo mbona naguca menshi yatuma mvuga izina ry'Uwiteka nishyura, mbona ntayo wabona. Iyo ubishyize mu mafaranga rero sinzi, hari nk'umuntu umpamagara kandi uti taranti zanjye ndazifite cyangwa se nkana, nkubwira nti wibeshya nimero Anicet tuhamagaye so nkagukupa. Ikindi cya gatatu gituma ndashobora kuza ni wa muntu uguhamagara akakubwira tuzaza uhanurira abantu. Abantu ugiyemo ntabwo ari abawe, abantu b'Imana, ariko tangiye kukubwira ko nuhagera ugomba kubahanurira. Njyewe ntabwo nza kuko bigaragara ko nibyo wabahanuriye nawe ubibeshya. Noneho ikindi rero gituma nza, iyo uri umukristo umpamagaye kuganira n'abakristo, Mana we, ibyo biranezeza kuruta ibindi. Noneho ikindi, nta mubare shingiro w'abakristo ugomba kuba ufite utuma nza. Niyo baba ari 10, ntabwo ujya mu iteraniro ngo uvuga ati Yesu ati niri naje kubwiza y'abandi. Njyewe ndi mu bantu benshi nsenga nkanjye njyenyine, niyo ndi muri bake nsenga nkanjye njyenyine. Nyine no gusenga ariko no kubwiriza nsenga nkanjye njyenyine. Kubwiriza ntabwo mbwiriza abantu ngendeye ku buryo bafashwa, ahubwo ndareba nkavuga nti hari ijambo ry'Imana rizima ryabagirira umumaro, kuko abo bake nabo ntabwo twacunguwe n'abantu benshi, twacunguwe na Kristo umwe, sibyo? Ugende rero ku bwinshi n'abake bw'abantu ntabwo umurimo w'Imana wakorwa, kuko nta bake buzuye bahagije twabwiriza ubutumwa bwiza. Nta bake twabwiriza. Ntabwo wishimira kuba wabwirije igiterane cyakubise cyuzuye? Ibyo ntibijya biba umunezero wanjye. Icyo umunezero wanjye nuko nkura ikirenge ku ruhimbi numva nkoreye Imana, nkumva uwahansubiza juste iyo mvuye ku ruhimbi nkumva ntacyo navuze nasubira kuhakosora. Icyo nicyo kimbera umunezero. Naho kumbwira ngo ni igiterane cyuzuye kirimo benshi batureba na benshi badukomera amashyi, nibo benshi baduhindura, ni nabo benshi batwanga. Ntabwo rero ngewe njya nezererwa n'ubwinshi bw'abantu. Iyo hatagize abahaguruka ngo baze gupfukama kwa kundi bavuga ngo uwizeye uwemera kwakira Kristo umwami n'umukiza ze ukabwiriza ugahamagara idakaza 2 cyangwa se ntagire n'umwe uboneka, byo ntabwo bikubabaza? Biriya ahubwo nanabikora bitewe n'idini ndimo. Iyo maze kwigisha njye sinjya mpamagara abakira Yesu umwami n'umukiza, kubera ko already tumara kwigisha bizeye. Ahubwo ikibabaje ni kimwe, ni uburyo tubigisha bakizera bakumva n'imbabazi, then tukabasubiza kwatura ibyaha kandi baba bariwe mu ijambo ry'Imana ryatumye baza. Njye burya sinjya nemera kwatuza abantu ibyaha bizeye ijambo ry'Imana, oya. Ahubwo umuntu wizeye nemera kumwaturiraho imbabazi kuko burya aba yababariwe. Juste ndagira ngo unyumve, umuntu waje gusenga afite ibyaha, ndabwirije yumvishe ko agomba gukizwa, deja yamaze gukizwa. Noneho amaze gukizwa ndamuhamagaye musubije muri umwe wa mbere atarumva ijambo ry'Imana, ntabwo nge mbikunda. Naho kuvuga ngo ndavuze ngo nibahaguruke ngo hagurutse umwe cyangwa 2, ntabwo Imana yantumye kuba ari bahaguruka. Yego, ijambo ry'Imana nge ndigereranya nk'ikinini. Muganga iyo atanze umuti ntabwo aherekeza ikinini ngo ajye gukubita indwara, arakireka kikaroga indwara, ikinini cyaba gishoboye indwara zigapfa umuntu agakira. N'ijambo ry'Imana rero turiharira ubushobozi bwaryo kuruta ubw'umwigisha, kuko iyo umwigisha acecetse ijambo ry'Imana rikomeza kuvuga. Wavuze ko utajya uca amafaranga, niyo umuntu abizanye muhitamo kupa connection. Ese nicyo giciro wavugaga? Nge sinumvaga igiciro, numvaga ari ukwizamura kwishyira hejuru n'ibiki. Oya, ni amafaranga. Mu mateka dore ndi hano, nihagira umuntu nabitange muri comment, agira umuntu uvuga ko nagiye ku rusengero iwabo mbabwiye ngo mutanga ngahe, unambwiye ayo utanga sinza. Ababikora ubavuga ko iki? Ababanza kuvuga ngo mufite angahe? Mbo hari aho mba blaming, hari naho mbumva.
mbumva mu rwego ntabikora nkababurayiminga mu rwego bashyize indonke imbere y'agakiza kubera iki baca amafaranga. ubundi iri jambo ryaje ryitwa abasatuzi. abasatuzi ntabwo ari bamwe babwiriza ibintu bya faya, mugani w'abandi bavuga ngo faya ngo ibintu by'umuriro n'ibiki. No, abasatuzi ni abantu bajyaga bahamagarwa kwitangisha mu giterane. none bakavuga uti turasatura kabiri cyangwa murampa dipurusi. aho rero mbumva ni umushumba wagutekereje akagutekerezaho nk'umuntu uri bumusabire amafaranga, nayaguhe kuko nawe niyo yaguhamagariye. Nge ndabyemera ibyo, nayo niyo yaguhamagariye. nubasha kurinda impano y'Imana iri muri wowe, irinde indonke mubwira uti simbikora. rero aho nkubureyiminga ni uburyo ukorera indonke kuruta gukorera data waguhamagara. wavuze yuko hari izindi resources zishobora kuba zikwinjiriza amafaranga mu buzima busanzwe. Ngewe nta yandi mafaranga ninjirizwa, ntunzwe n'iryo vugabutumwa mba ndi gukora. So kuba nabanje kuvuga ngo bampe ayo mafaranga no kugira ngo nicyo nsiga mu rugo. Ntabwo ndi gukondana aba bantu bakubwira ngo mpitike. ahubwo no mu buryo bwo gutumira ugomba kumekinga shuwa ngo uwo ntumiye afite uburyo azagera hano. nuko tubivuga abantu bakabifata nabi nko kugwa. ariko niba uri gutumira umwigisha, banza umenye ngo uwo ntumiye aha hantu azahaza hagere. bimubaze umenye ngo umuntu ndi gutumira azagera hano gute. niba nta buryo azahagera, mwoherereze itike imukura mu rugo. hari ikibazo kirimo. none se wowe wavuze uti azajya ibyo bintu by'amafaranga, none se nkwamaga ko bwenda gushaka kuza kutubwiriza. nangiza akubwira nti se ufite tike, ntiwakumva ko gusuzugura. oya, ntabwo ari ukunsuzugura. kubera ikizi urampamagaye Anicet Yesu ashimwe ahimbazwe, nitwa runaka, ndi Rusizi. dushaka ko dufatikanya gukora umurimo w'Imana mu giterane cyangwa se mu materaniro. ariko tike ntizabagore niba mutayifite, twabategera. si ibintu byumvikana. ibyo ni ibintu byumvikana rwose. nakubwira ndayafite. nkubwiye nti utegesha ngahe nyakoherereza. mbaye mfite uburyo nzatega nkahagera, nakubwira ntiyareke mfite uko nzahagera. mbaye nta buryo nzahagera, nakubwira nti kuva i Kigali nzi Rusizi, wenda nkanjye nshobora kuba ntega Rwandeye, sibyo? undi atega bisi, yego. undi ashobora gutega imodoka iri prive taxi voiture ni 50,000. Rwandeye i Rusizi ni amadolari 150 iyo yagiye hejuru arere tour. noneho nshobora kukubwira nti ndatega Rwandeye, nintega Rwandeye nayo, nintega taxi voiture nayo, nintega bisi isanzwe nayo. nubimenya gutyo uramenya aho ndi buze. ariko ninkubwira ngo ndayafite, nge ndatega bitewe naho nshaka gutegera, bitewe na agence. niba ari mu kirere ndatega nshaka aho nyura, niba ari muri bisi ndatega nshaka bitewe naho ngewe nshaka kunyura. yego. okay, tunasoza kuri icyo kintu ndeke kugikomeza kukibazaho cyane. iyo wavuze nyine ushobora kujya umuntu aragutumira Rusizi, nta bintu by'amafaranga muvuganye n'ibicyuragiye, ukoze umurimo w'Imana, uratashye ugiye gutaha, yenda akaguhereza nka envelope irimo amafaranga 5,000. okay. ntago ako kantu kagukora ku mutima uvuga uti uyu muntu aransuzuguye, cyangwa se ndeba wa muntu wamaye 5,000 nibwo bushobozi. iyo uri umuntu w'umugabo ndakuganiriza, ahubwo ni mugenda mute amatike. mugena tike isubizayo umuntu bitewe n'ibiciro by'aho yaturutse, cyangwa mugena tike bitewe n'igituruka ku mutima wanyu. yari ku mutima wanyu nta yandi mfite ku mufuka, niyambaza inshuti, cyangwa nkabwira umugore nkamwantinyoherereza transport. madamu arabimenyereye, bifide bijya bimbaho. nkamuhamagara nkamwani narindi Gisenyi ariko mpatike. bijya bimbaho nkamuhamagara nkamwani sheri kuri mobile money, ariko muhamagara bitewe n'uko nzi igihari, nkamwani nyohereza transport nzamuke mva ahantu runaka. birashoboka. ariko noneho iyo bagena tike bitewe n'iyakuzanye, ndayagusubiza nkakubwira ntiyatanga akora umurimo w'Imana kuko ntimuramenya kuwukora. ndayagusubiza rwose kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mubagirire neza, mubakire. sibyo? icyo kintu mujye mukibuka, cyane cyane abarushywa no kugabura ijambo ry'Imana. Numva se ko ari wowe mubi kurusha uwo twavuganye mbere. Njyewe ntabwo ndi bwigire mwiza kuruta uwo wundi, ariko ubwo bubi bwanjye
sinzi niba muri ni byiza ko twagombye kuba twavuganye ni tarani ni veni ni senkani ukaza mbizi nkazayaguhereza ariko urumva uragize ndayaguhaye niba umbwiye ngo urampe 30,000 ubwo nje gukorera amafaranga angahe si 30,000 hanyuma se ninza kuko mfite tike yanjye nitegeye ngakora umurimo w'Imana nta soso ukambwira uti mukozi w'Imana dore agatike karakugezayo cyangwa se ntikagushyitsa abantu batumira abakozi b'Imana mutekereze kabiri ni ukuri pe ndi imbere yanyu si ukugira ngo nihohore ntawe uri muri mwe ndi kuguraho inzira ntawe ndabisubiramo ntawe ibisimba ivuga kuko hari abo nubaha ntabwo ari icyubahiro cya gishumba no nta mushumba nubahira inshingano umushumba mubahira uburyo aba mu nshingano ze njye ndi umukristo none ahamagara ukambwira uti ntayo nyafite aniseti nzitegera biroroshye cyane none se mfite uzi ikintu gitangaje uzi ko ahantu henshi njya kubwiriza ntanga icya 10 kiruta tike baba bampaye ahenshi rero bibaye mu mibare y'amafaranga icya 10 cyanjye nakigumana singitange ariko sinarya icya 10 ndatanga icya 10 kiruta tike wampaye nzi wowe nufata amafaranga urayafata nkaho ari cyo cyanzanye iwawe kuko niyo wabanje kumbwira niyo mpamvu rero ntari buze kuko uramfata nk'umucancuro bitume agaciro k'icyo wampaye kikaruta agaciro k'icyo wampamagariye kandi icyo nshakira kiraruta icyo ndi bugukureho maze gukora umurimo wampamagariye gukora rero aho kugira ngo ngurishe bwa butumwa nabugumana butaradandazwa nk'inyanya icyo kiganiro nakiganiriza abana b'iwanjye nababwiriza umuryango w'abantu 9 cyangwa 10 nabangahe mu rugo ntabwo ari bake ku buryo tutakora iterana na karitsiye wabahamagara na karitsiye nabahamagara ngira inshuti nyinshi naganira nazo ariko none ntibingana nuko naza nzi ayo nje guca none ikindi cya kabiri uzi ko navuye ahantu negesheje senkisa umpaye ibiceri bya 200 mu yandi magambo no mu buryo bw'ubukungu bundi nabuhungabanyije ibyo biceri bya 300 biri kurengaho byari gutegera umwana wagiye ku ishuri icyo mukimenye dufite abana bajya kwiga bateze none ngewe nje iwanyu kandi ntimwemera ko dukora mu nyungu zanyu kandi ni mu nyungu nubwo ari umurimo w'Imana ariko ufite inyungu rusange ubaha mu buryo bundi bwo ku ruhande kuko umuhamagaro dukora niwo udutunga rero ninkora gutyo nzashiduka ntangiye kuza iwawe nguze umudiyakoni nimuguza mbura yo kumwishyura nitwa umuhemu nuntumira singaruke biturutse mu buryo wantegeye monje kuko wampaye tike ituzuye nguze umukristo wawe none bitumye ntagaruka kuko nabuze icyo mwishyura nabaye bihemu ikiruta rero nirinda kuza iwawe kugira ngo ntazaba bihemaho aho kugira ngo nze mpemuke nahemuzwa no kutaza hari ahantu ugeze ujya mu ivugabutumwa bikagukora ku mutima usibye kuba wabwirije bisanzwe nyine kwahura na kese igukora ku mutima runaka nakozwe ku mutima n'ahantu nagiye kwigisha ni henshi bwa mbere mu murimo nagiye hano Gakenke asanga umuntu ubana n'ubumuga bwo kutumva no kutavuga aba muri korali ibyo bintu byatumye mvuga nti ndinde njye wo kutagukorera muri korali yego atumva atavuga bamwe tuvuga ngo ni ikiragi muri korali Gakenke kuri paruwasi ubwo se aririmba iki nyine atumvise yikorera geste akigendera gutyo agataha kandi yitabira repetisiyo uvuga guhaguruka akarebera ku bandi mugahaguruka wigisha guhanga amaso ku munwa byankoze ku mutima biteye ubwoba ikindi muri iri vugabutumwa ryankoze ku mutima ni ishyaka n'umuhate w'umugabo witwa Gakumba nawe utabona ni umukozi w'Imana hano kuri paruwasi y'iwacu Remera niba turariri asenga zatumye mbwira Imana nzajya nza muri niba turi niyo mpamvu mva ikinye nkaza kwigisha niba turi wanye Kabuga urabona urugendo rurimo ariko niba umuntu utabona agiye akajya muri niba turi Anicet nsigaye ndi gukora iki ikindi nigeze njye igihundwe mu giterane Mana y'imbaraga deja si igihundwe ni mururu umwana muto ubona ubuzima bupfundika azana agacupa k'amazi arambwa ngo umukozi w'Imana mwakura aya mazi unsabira umugisha Mana y'imbaraga we ndakareba nyine ibyo bintu byagiye binkora ku mutima ahandi nagiye kwigisha muri paruwasi ya Mukungu
umushumba arandeba arambwira uti twejeje amashaza ariko ntayo yararumbye. Arambwira uti mbuze ikintu nguha. Ukuri yari yampaye tike pe. Arambwira uti mbabarira nguha amashaza ushyire umugore. Fide ajya mu murima ndeba umushumba uri gusoromera n'iseta amashaza. Tabona Imana njyewe ndindi. Uretse n'icyo nagiye mpura n'ibintu binkora ku mutima bigatuma nkomeza ishyaka ryo mu murimo w'Imana. Ko hari n'ahantu ngera nareba n'iseti ko hari igihe njya kuvuga ubutumwa nitwaye n'urugero. Nkabona umushumba we yazateze n'ivumbi. Nkavuga n'Imana. Uyu muntu ukwemerera agakora gutya. Hari n'igihe njyayo nateze moto we yaje n'amaguru. Hari n'igihe bakozi b'Imana nshuti z'umusaraba bagenzi banjye umuntu atorera 50,000 akabiguha we no mu mushahara atageramo. Hariho nkavuga nti nk'ubu ibi ni ibiki? Ibyo byose bigenda bidukora ku mutima tukagira uko tuzirikana tukagira n'uburyo tujyayo. Uzarebe muri aya maparuwase, reka nguhe urugero. Urebe paruwase ya Mukungu muri Gisovu hejuru ku Kibuye. Zabwo utanisete muramuzi. Nazengurutse imidugudu ya paruwase yose. Paruwase icyo gihe yari ifite imidugudu 11. Imvura iradukubita n'icyo ariko nari ndi fiyeri kuko nahasanze umushumba witwa Bosco n'umukristo. Nari ndi fiyeri yo kugendana n'umushumba uca bugufi uri mu mwuka w'Imana. Nagiye mpura n'ibintu binkora ku mutima ari igitsika mutima byagiye bintera ishyaka. Nigeze njya kwigisha ahantu bitiruri. Umukecuru umwe arambwira uti mwana wa twari dushoje nasoje kwigisha. Ambwira uti ngwino umpesha umugisha ugere mu rugo iwanjye. Anyarurira ibishyimbo n'ibijumba. Arangije arambwira uti cara tunakiriye Yesu mu rugo rwanjye. Mwana we numva biranejeje. Byatumye mvana itsinda i Kigali tujya kumuhingira. Turanatera agiye no gusarura. Twagiye gusarura tumurundira mu rugo turamubwira uti ujye urya ku musaruro wakoze Imana twaraguhengeye. Yego n'ubundi buryo bw'imirimo runaka ariko ibyo bidukora ku mutima. Hari nk'aho ugera ugasanga ucoje kwigisha abantu baragusuhuje. Hari n'aho ugera ugasanga umushumba guhamagaye ariho mwita icyubahiro huzuye abantu benshi. Kakuti hagarara aho mbe mvugana n'umukristo. Yagize ishyaka ryo kuguhamagara ariko usoje umurimo agiye muri biro. Ntiyibutse ko hari umwigisha wigeze uza. Ukicara isaha yose. Uticara untegereze. Aniseti niyo naba ameze niyo naba nta modoka mfite nta moto ihankura mfata amaguru ngataha. Ntabwo nshobora ndagutegereza ngo bigende bite. Role yanjye nayishoje. Nibi yaba ariho habaye intege nkeya sinkurindira. Ndafata inzira ngenda. Yego. Hari igihe wigeze wumva wareka uyu muhamagaro yenda uciba intege n'ibintu runaka? N'uyu mwanya biracyandimo kureka kujya kubwiriza mu nsengero. Yego. Bindimo nkumva hari uburyo nahinduramo ivugabutumwa nkumva narishyira mu buryo bw'inkinabutumwa amafilme nkareka kujya mu nsengero. Kubw'impamvu zanjye bwite zikiri ibanga kuri nge ariko n'ubu biracyandimo. Yego. Hari uburyo abantu bajya bitanga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ushobora kuba hano ku ijwi ry'umukanguzi cyangwa se ahandi hantu umuntu yakubonye online aba diaspora. Nibo nshaka ko dusorezaho. Hari umuntu wigeze aguha ituro cyangwa se aguhesha umugisha aguha amafaranga menshi wumva bigukoze ku mutima? Ntabwo nigeze nkorwa. Yego hari abantu bampaye amafaranga ariko ntabwo nakozwe ku mutima n'ubwinshi bw'amafaranga yatanze. Gikinkora ku mutima n'ubukristo umuntu yatanganye kuko ntabwo kuduhitura ari ukudufasha. Nukuramya Imana muri twe kuko juste twe twagufashije tukubwiriza. Kuduhituro rero ntabwo nafata ituro ngo ndigurane ibyo wanyumvishemo. Oya, niba hari n'undi ubitekereza gutyo ntabwo ariko Aniseti nteye. Icyatumye wumva ari ngombwa gukora uwo murimo Aniseti atabisabye ni cyubahwe kuruta icyo wakoze kuko icyo wakoze ntikizaguma kuduhuza. Ariko icyo nge nakoraga kivugabutumwa niyo sano yacu. Uwo murimo Imana iguhera umugisha ariko ntabwo nakozwe ku mutima n'ubwinshi bw'amafaranga mpawe cyangwa ubuke bw'amafaranga mpawe. Ikinkora ku mutima n'ubukristo yampanye kandi nkananga ndabyanga kandi ndabyanga nkanga umuntu wikora koherereza umuntu amafaranga atanakuvugishije. Mu yandi magambo abakweretse ko ashaka kuguha ibyo aguhaye ariko we ntacyo mupfana kwa cinara Yesu. Ayo Imana izanandinde no
hari n'umuntu hari umuntu ukohereza amafaranga noneho akaguha n'amakondisiyo runaka cyangwa se niba yakubuze ngo umusengere cyangwa akubwire ibyo akeneye kabiri gatatu agatangira nyine kubona ko ari nk'agasuzuguro kandi yaraguhaye amafaranga ye. Ntabwo twigurisha by the way, ntabwo tugurwa. Amafaranga cyangwa amaturo batanga ntabwo ariyo mpamvu ituma tubasengera kuko turi mu mwuka utuma twikorera imitwaro ya bene data. Nimwumva rero amafaranga ariyo azatuma dusenga, ibibazo byawe bizakemuka bingana n'ubushobozi bw'ayo mafaranga. Iyo ni make waba watanze, twayaguca ariko ntibikabe mu kanwa ka Anicet kukubwira ngo uratangaye kugira ngo ngusengere. Twaca inara Yesu kuko ibyo turi kuvuga ku mukanguzi barabizi. Ntabwo turaca amafaranga ngo tumusengere, nta n'uwo turabwira ngo uratangaye, nta n'uwo turabwira ngo yazane tugende duhe tike tugende. Aho tujya Anicet ndi ku rwego rwitegera nkajya hose mu gihugu. Mfite n'ubushobozi bwo kwitegera nkajya muri Isiraheli nkajya gusenga. Rero ninkubwira ngo ni tike uzamenye ko umwuka ari uw'abadayimoni banyadutse. Tike nakwijyana ariko wibwirije ukavuga uti mukozi w'Imana hari ka essence muzakanywa mugiye ngaka biremewe rwose, nyakirana umutima w'ineza ntuje nezerewe. Ariko numbwira ngo urantegeye kugira ngo njyeyo abibiguzi ntabwo bikunda. Hanyuma kandi niba watanze ituru ukajya kuryishyuza mu bikorwa ryo gusenga, nta kintu wanyishyura cyatuma Anicet ndaza umugore wanjye wenyine ngo njye kugusengera, cyatuma umwana wanjye arara mu nzu papa atarimo ngo nagiye kubwa waba wampaye amafaranga ngahe. Ntabwo byashoboka kurara ku musozi ngewe Anicet nkatura mu izina rya Yesu. Sorry. Yego, tugane ku musozo. Anicet, umugabo mwiza mu rugo ni umugabo umeze gute? Umugabo mwiza mu rugo ni umugabo wubahiriza inshingano ze nk'uko abisabwa kandi n'umwuka w'ubugwaneza. Yego. Ko Pawulo yaravuze ngo umugabo utita kuba mu rugo rwe ababaye mubi hanyuma y'abatizera. Niko yabwiye Timote. Ariko kandi umugabo mwiza nuba papa w'abana kongera akaba inshuti z'abana, akaba inshuti yabo. Umugabo mwiza nuba inshuti y'umukozi akongera kuba na papa y'uwakoresha. Umugabo mwiza nuba inshuti y'umugore akongera no kuba umugabo w'uwo mugore. Ku rwego rutuma ukunda ibyo bakora bagakunda ibyo ukora biturutse mu bugwaneza bwo muri wowe. Yego. Yego. Iyo wigeze kurwara, urarwara ndetse uraremba, ni nk'aya masomo wakuye muri kiriya gihe cy'uburwayi? Kuko hari ibyo umuntu arwara akabura abantu yarazi ko bagombye kumuba hafi, bakabona babaye kure ye. Isomo rya mbere nakuyemo, namenye ko abantu dusangiye urusengero tudasangira ubuzima. Ikindi cya kabiri, nagiye naha agaciro urusengero kuko namaze iminsi ndafite uburyo bwo kugera mu rusengero nkumbura indirimbo zo mu rusengero kugeza ubwo nahamagaraga buri muntu wese nkamubwira nti wambabarira ukaza ukandirimbira indirimbo yo mu gitabo. Haje mwene data witwa Faustin, Imana imuha umugisha, aririmba indirimbo yo mu gitabo kandi numva ubugingo busubiyemo imbaraga. Ikindi nabonye ko Imana ikoresha abantu batandukanye n'abo twizera cyangwa n'abo dutekereza. Yego. Cyane ko mu mubabaro w'abakiranutsi nabonyemo abantu bawusonga benyegeza umuriro wo muri ubwo buribwe ari abo mu rusengero. Rero byatumye niga kubana n'Imana yanjye personnel kuruta gucungira ihumure mu bandi. Bituma ntabwo byanshogoje, ahubwo byatumye mbona ko abo tubana bose badafite ubuzima bwaramira ubundi buzima. Bita niyumva nk'umunyembaraga ushobora gufata abandi mu maboko mu gihe nge batamfashe. Yego. Yeah. Tugiye gusoza. Hari igihe uba wumva uhuye n'umuntu ufite ibibazo cyangwa se ufite intambara, umufasha iki? Biterwa n'ikibazo afite. Hari igihe icyo kibazo mba nshoboye kugikemura, hari n'igihe ntashobora kugikemura nkagisengera, hari n'igihe ntagisengera nkamuha inama. Ko hari ikibazo dukiza bitewe n'inama, hari ikibazo dukiza bitewe n'amasengesho, hari n'icyo ukemura. Ngewe ntabwo njye ntanga inama z'ikibazo nakemura cyangwa ngo sengere icyo nakemura. Nkubwiye ngo ndashonje no guhita ndafite wenda ibyo kurya, ariko si ubwo ku buryo nabura naho bankopa. Ntabwo nzi ko Anicet nafata umwanya wo kujya gusengera umuntu wambwiye ngo arashonje. Oya, ntabwo iryo sengesho narikora rwose. Sindi no muri ba bantu bajya basengera ibiryo nkavuga ngo haza abandi batabibonye.
ntabwo nshobora gukora iryo kosa ryo kuvuga ngo mana ngo haze n'abatabibonye, ahubwo abatabibonye namenye mbagaburira ku byo mfite. Noneho abandi Imana ibacira inzira mu bundi buryo, ariko mfite abo nasangiye nabo. Ibi biziriya ranga. Bitewe n'abo nasangiye nabo, ariko kandi umbwiye ngo urashonje, tugabana ibyo mfite nyine. Byaba bidashoboka ukaza tukagabana ibitetse. Muri stoke bitarimo tugabana ibitetse, ubaye uri kure ndakubwira nti simfite uko nkugeraho, ariko ngewe mfite uwo nasaba kama. Reka ndebe ko nkubonera 2, nkaba nahamagara Fideli cyangwa Musa nkamwanti ntizi 10,000, wenda nkagufasha gukemura ikibazo kuko nzi ko ngewe icyo nishyizemo atari kinini. Yego. Ni iki umuntu agukorera kikagukora ku mutima? Ikintu umuntu ankorera kikankora ku mutima, nkunda umuntu mpinama. Umuntu mpinama mu bijyanye n'uyu murimo w'umuhamagaro, kandi ngakunda umuntu ugira igishyika cyanjye ku buryo ashobora kundeba ahantu ndakambwira uti ahantu uri kujya ntabwo ari heza, nyura hano. Ndabikunda cyane kuko ntabwo ari kenshi njya ngira abantu nk'abo, sinjya mbagira. Nkunda gutakaza abantu muri ubu buryo, umuntu kuko nari nzi ko abantu nagiye kubwiriza cyangwa umushumba wampamagaye ngo njye kubwiriza iwe cyangwa kwitorera ayoboye, nari nzi ko abaye inshuti yanjye, nari nzi ko nabo nabwirije babaye abavandimwe banjye, ariko nasanze atari byo. Noneho bigatuma bene abo bantu mbatakaza. N'uyu mwanya ndacyari gushaka kwerimina abantu nk'abo. Sinzi impamvu nadutsweho n'uwo mwuka Imana imfashe ntibibe ubuyobe cyane, nagahora Imana ibindinda, ariko ndumva nshaka gutakaza abantu banshakamo imbaraga batanemera, kuko hari abantu badukoresha nk'igishoro cyo mu mubiri kandi turaba umwuka. Ndumva nshaka kubatakaza ku rwego bagumaho batamfite, noneho nge ngasigara mbafite, nge nkajyayo njyanywe no kugira ngo mabere imbaraga kuruta uko bampamagara banshakamo inyungu. Ndumva hari abantu nshaka gutakaza rwose, kuko wihangane mvuge gutya, hari abantu nirukanseho, noneho mbirutseho bamwe bagira aho banyihisha, nkomeza niruka ngira ngo baracyari imbere yanjye, mpindukiye nsanga narabasize. Abo sinshaka gusubira inyuma kubareba, kuko niba hari uwo nasize sinsubira inyuma. Reka mbwire n'umuntu duteze amatwi ko hari abantu batwihisha mu gihe tubarengaho. Abo rero wisubira inyuma kubashaka, ahubwo nabo nibaze bagukurikire. Hari abantu batumye duhindukira dusubira inyuma tugira ngo bazatubera imbaraga, nyamara gusubira inyuma kwacu bitubera kugwa kuri bo. Imana ibandinde. Nicyo rero kimwe mu bintu bijya binkora ku mutima bene aho hantu, no guhura n'umuntu nk'inama kuruta umuntu umpamagara kwigisha iwabo. Mfite ibibazo birenga nk'igihumbi nakubaza, ariko reka tube ducumbikiye ahangaha, nza kubaza ibindi ku yindi nshuro. Ariko reka nsoze nkubaza ngo nirihe shimwe uhorana ku mutima wawe? Ngewe ikintu gituma nshima Imana ni ibintu bibiri, ngira no mu materaniro njya mbivuga. Nshima Imana ko Anicet Anicet. Ngewe ngira ishimwe rivuga ngo Imana ishimwe ko ngewe ndi nge. None icya kabiri nshimira Imana ko ndi umukristo. Ibyo bintu iyo nibutse ko ndi umukristo biranezeza. Noneho kabiri, iyo nirebye nkabona ngewe ndi ngewe, kuko ari abantu ndeba nkabona umutwaro wabo sinabushobora, nkabona kuba bo ntabwo nabishobora, no guhitamo kwikorera ibyo bikore nkabona sinabishobora. Avuga nti Imana ishimwe ko nge ndi nge. Rero ikintu kijya kinezeza nuko nanjye ndi umugisha wanjye. Tujye gusengera umuntu dukurikiranye, ukunda Anicet, uzi Anicet cyangwa se amubonye ari ubwa mbere, ariko akaba yumva nyine hari uburyo afashijwemo, ariko akaba afite ibibazo runaka bitandukanye tutagiye tukurondora. Tujye gusengera umuntu wese uri mu bibazo abona adafitiye igisubizo, Imana imubere igisubizo. Yego. Ariko kandi iyo wabuze inzira Imana inyuramo iza, ntibisobanuye ko nta izanyura. Wowe aho uri kureba nta nzira zihari, ariko aho Imana ireba inzira zirahari. Ibyo waburiye igisubizo ku Mana birahari, kandi gwizihumure Uwiteka kubereye maso. Mana Data wa twese, usanzwe uca inzira no ku nyanja itukura. Ntabwo hari nyabagendwa, bwari bwo bwa mbere. Icyakora icyo tutazi nuko ari bwo bwa nyuma. Gusa amateka dufite yo gukora kwawe bwari ubwa mbere, ukora ibitangaza Abisiraheli barambuka. None uyu mwene data muri Kristo Yesu, uyu mubyeyi, uyu musore, uyu mukobwa, uyu mupapa, uyu mukecuru n'uyu musaza, uyu mwana mutoya yabuze inzira, bimumereye nk'urusaku rwa Datani Kora na Biramu, ariko Mose yari ahari ngo yegerane n'Imana. None Mose ntakiriho, Joshua ntawuhari, Kalebu ntawuhari, ariko dufite Kristo uruta abo bose. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Reka ushyire inzira kuri ubu buzima
bubone igisubizo, iherezo ry'ibibi kuri ubu buzima rigerweho, ineza y'Imana igaragare, gukora kwawe bigaragare. Tubisenze twizeye ku bwa Kristo none n'iteka ryose. Amen. Amen. Turagushimiye wowe warukurikiye kandi mbabwire yuko hano ku Ijwi ry'Umukanguzi Anicet tuzajya tumuganiriza kenshi nyuma y'ijambo ry'Imana, uburyo yumva ibintu bimwe cyangwa se ibindi mu buzima bwe busanzwe, nabyo birafasha, ni byiza cyane. Nimero yo niyo ngiyo, ushaka kuba wamuhamagara umugisha inama cyangwa se umugira inama nkuko yavuze ko abikunda, unanamuhesha umugisha kuri mobile money, ariko kuri mobile money handitseho ngo Anicet Habiyaremye Anicet bikujemo bitera sinzi ukuntu kaje. Yes, muri word limit turakira ndetse no muri mobile money niturakira. Sagushimiye cyane rero kandi ibiganiro by'Ijwi ry'Umukanguzi nabyo biracyakomeje. Shimire Musa yabaye kuri kamera kandi tugushimire nawe, Imana iguhe umugisha. Mukomeze mu amahoro rero. Shalom, shalom. Shalom.